Bana b'Imana nimuhumure, ikiruta byose ni ukumvira. Tubahaye ikaze kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira kuri buri munsi, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi. Ushakashaka ijambo buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Wumva Imana, wumva icyo Imana ikubwira, maze dukore ugushaka kw'Imana buri munsi. Bana b'Imana nimuhumure, ikiruta byose ni ukumvira Imana. Turabifashwamo n'amasomo yo kuri wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 15 Mata 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5 umurongo 27 kugeza ku 33. Umutegeka w'abarinzi b'ingoro azana intumwa, babahagarika imbere y'inama nkuru. Umuherezabitambo mukuru arababaza ati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayujemo inyigisho zanyu. Murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yesu, uwo mwishe mumumanitse ku giti. Niwe Imana yakurishije ububasha bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza, kugira ngo aronkere Isiraheli ukwisubiraho niba barirwa ry'ibyaha. Turabagabo bo kubihamya, twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira, bo ngo babyumve umujinya urabasya maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingiro bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Uhoraho ashyamirana n'abagira nabi, kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza, Uhoraho akazumva maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'afite umutima washengutse, akaramira afite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo 31 kugeza ku 36. Muri icyo gihe akomeza guhamya ibimwerekeyeho agira ati, uzaturuka hejuru abasumba bose, naho uzaturuka mu isi abari uw'isi, kandi avuga iby'isi. Uzaturuka mu ijuru azasumba bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha Roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo ni muzima. Alleluya, alleluya. Dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, turazirikana ku mugenzo wa gipfura wo kumvira, l'obéissance à Dieu. Tuzirikana ko kumva biganisha kumva, l'obéissance conduit au tombeau. Yewe kumvira hari nubwo dushobora kubizira. Burya koko ukunda umwumvira muri byose, ariko byiza kuko nyina kuganisha heza. Rero no kumenya gutega umukunzi wacu amatwi. Yesu Kristo umwigisha twese dukurikiye, yicishije bugufi, yemera kumvira Imana se, nuko yigira umuntu kandi ari Imana, kugira ngo aducungure adukize. Uyu munsi mu Ivanjili Yesu ubwe arahamya ko nuni wese umwumvira nawe agira ubugingo, kuko Yesu nawe azanye ubugingo bw'iteka. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka. Amen. Ubugingo bw'iteka rero nicyo cyazanye Yesu kugira ngo abuduhe. Uyu Yesu wumviye kugeza gupfa, niwe mu isomo rya mbere batubwiye, intumwa ziri kwamamaza zishize amanga, zikanabizira. Kwa kumva kuganisha kumva, intumwa ziri kwamamaza Yesu nubwo abategetsi bataboroheye. Nibwo intumwa zasubije ziti, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Amen. Mu Kristo iyo ugeze ahakomeye, imbere y'uburoko, imbere y'ibitaro, imbere y'imva, vikana imbere y'urupfu, ukomeza kumvira Imana cyangwa uhitamo kumvira abantu ngo bagukize? Ukarokora ubugingo bwa hano ku isi, ariko ugahomba ubugingo bw'iteka. Ugahitamo kumvira abantu kugira ngo urusheho kwiberaho, ariko utabereyeho Imana. Ni kangahe nihakana Imana imbere y'ibintu bishashagirana, ubukungu, imbere y'abantu,
abategetsi banteye ubwoba, birumvikana iyo nitwaye neza numvira Imana, iyo nitwaye nabi nabwo numvira isi n'abambari bayo. Imana ikaburizwamo imbere y'abantu, birababaje. Bavandimwe, kugira ngo wumvire bisaba kubanza kumva. Umuntu agira imyanya 5 y'ibyumviro, les 5 organes de sens. Uruhu ukumva ugukozeho, amatwi ukumva amajwi, amaso ukabona, amazuru ugahumurirwa n'urukarango, ururimi rwo rwumva ibibishye ndetse n'ibiryoshye, ndavuga ibiryo cyangwa akayoga. Umunyarwanda we iyo umweretse nk'icupa ririmo urwagwa arakubwira ati mpanumve. Rero ntabwo ashyira ku gutwi, ahubwo no tushe agakoza ku rurimi nyine, agasogongera. Nguko kumva kuganisha mu nda, noneho atari kumva kuganisha kumva. Iyo myanya y'ibyumviro tuyikoresheje neza turumva tukumvira, nabwo iyo tuyikoresheje nabi turumvirana tugasuzugura. Kandi nyine gusuzugura ni ibiryo by'indobanure bya Sekibi, l'orgueil et la désobéissance. Ibyo biryo rero Yezu ntiyabiryaho, n'umukristo ntiyakagombye kubiryaho. Rero twebwe abakristo dufite ibyacu ibiryo by'Imana, kumvira. Ibiryo byatunze Yezu ubuzima bwose. Hari rero inshinge nke zigeza gukumviranya ko iyo zatondaguwe neza birumvikana. Hari kumva n'amatwi, gutega amatwi. Mu Kilatini ni inshinga yitwa audire, audio, écouter. Byinjira mu gutwi, iyo ugize Imana ntibisohokere mu kundi. Hagakomeza inshinga ya kabiri, entendre. Intendere c'est avec intellect, bikajya mu bwenge. Noneho inshinga ya gatatu, comprendre, mu Kilatini cum capere, ni ugufata ugakomeza. Ibyo wumvise urabicengera, ugatangira ukabizirikana mu bwonko ndetse no mu mutima. Iyo bigenze neza noneho hakurikiraho gushyira mu bikorwa ibyo wumvise, ariko kumvira nyirizina, obire, obéir. Kuri intera ya 4 ya rurangiza yo kumvira niho habera wa murimo ukomeye w'intego y'abajesiste, voir, juger et agir. Kubona, gutekereza no gushyira mu bikorwa. Ni nka za shinge 3 n'ubundi zikunze kugaruka mu Ivanjiri ya Yohani: voir, croire et témoigner. Kubona, kwemera no guhamya Kristo wazutse. Uwashoboye kumva neza akanywa neza muri izo nshinga nta kabuza arumvira. Naho waziciye amazi ntiyite ku byo yabwiwe, nta kabuza nabwo arumvirana, akumviriza. Babandi bumva n'amabwire yarangiza akanasuzugura kuko nyine atumvise. Kumvira abantu rero bishushanya kugenda ku mitekerezo y'isi, abagomeramana, ukifatikanya n'abatekamutwe n'abagira nabi. Mbese ukohoka ku bikorwa by'ubuhakanyi, uhakana Imana mu cyayenge kandi uri umukristo, wishora mu ngeso mbi z'urukozasoni, ubuhabara, ubujura, ubusinzi, kwandavura. Wagize se ngo ako sagasuzuguro mubyeyi? Gukora ikibi Imana yanga, ako nagasuzuguro. Naho kumvira Imana no gukora neza, ubanira abandi neza, ufasha abandi, witangira abandi, ukamenya icyo mugenzi wawe akeneye kandi ugakimuha nyine, ugasenga neza, ukabonera Imana umwanya mu buzima bwawe. Mbese ni ugukunda Imana n'abantu, ugaharanira icyagira abandi akamaro. Nguko kumvira, bityo ntiwigomeke ku Mana. Rero umugenzi wo kumvira nk'uko twabivuze, ugombera undi wo kwiyoroshya, nk'uko Yezu yabiduhayemo urugero, cyane cyane ku musaraba. Kugeza n'ubwo uri umuntu mukuru ukumvira umuto, uri umubyeyi ukumvira akana gato, ukita ku byo gakeneye. Rero no gufasha buri wese bitewe n'icyo agukeneyeho. Ubundi mu kinyamfura nk'uko tubizi, umuntu mukuru niwe usuhuza umuto. Ni n'umuntu mukuru wakagombye kumvira umuntu muto, nk'uko Imana yabiduhayemo urugero nyine. Muganga akumvira umurwayi, mwarimu akumvira umunyeshuri, ba databuja mukumvira abakozi banyu. Babandi mwagize abacakara mukabumvira. Kubera iki? Niba ushaka gukurikiza urugero rwa Yezu Kristo, ese ngewe bose njya numvira abakozi banjye? Ese ko ndi umubyeyi njya numvira abana banjye? Umunsi umwe umubyeyi wajyaga ajyana umwana ku ishuri, buri munsi akamumenyereza kumuherekeza. Noneho umunsi umwe umubyeyi aza kurwara, araremba bikomeye. Rero nta wundi wari mu rugo ngo ashobore guherekeza wa mwana. Umwana biba ngombwa ko yijyana ku ishuri kuko atari gusiba ishuri, kandi kuri uwo munsi bari banafite ikizamini. Dore ko umwana yaratangiye no kumenya inzira imujyana ku ishuri. Abonye ko atari kwinyegambura, amuha nimero za polisi, aramubwira ati: mwana wanjye, ikibazo cyose uza kugira mu nzira uze guhamagara kuri izi nimero. Wa mwana yakira za nimero umubyeyi wamuhaye, nuko aragenda ajya ku ishuri. Wa mwana koko ageze mu nzira, akabuye gato kamujya mu rukweto, ahita arahagarara, afata za nimero, ahamagara polisi. Polisi iramwitaba, irazana pandagara. Bahoreye bari kwihuta bikomeye, mbese nkaho batabaye. Bageze kuri ka kana bati: kuduhamagara wagize iyihe mpanuka? Wa mwana abereka rwa rukweto, abereka ka kabuye kari mu rukweto,
kamubangamiye kugenda, nuko polisi ikura kakabuye mu rukweto rwa wa mwana, hanyuma imushyira mu modoka iramujyana imugeza ku ishuri. Wa mwana akomeza amasomo. Babyeyi, burya umuntu mukuru niwe wumva bwa mbere umuto. Twebwe rero abantu kubera gushakisha amakuzo n'ibyubahiro, duharanire mu kurwanira ibyubahiro ngo abakozi bacu batugaragire, badukorere, batwiteho, baduhereze. Nyamara tukibagirwa ko ari umubyeyi wita ku mwana. Cyakora muvandimwe, niba wumva ukiri umwana, uzareke bakwiteho nyine, baguteteshe. Byumvikane niba wumva utarakura, ujye ureka abagaragu bakwiteho, kuko nyine umwana akeneye kwitabwaho. Wasanga nawe uri umwana. Nuko rero bavandimwe, kumvira ntibisigana no kwiyoroshya, kuba umugaragu w'abandi. Polisi y'Imana rero ifite inshingano zo gutabara abantu bose bababaye, abanyantege nke. Ntabwo ari ugufunga abantu, ahubwo gutabara abantu, abagize ibibazo ku rugendo, abanyantege nke, gucunga umutekano, kurengera abato, abativugira, kurenganura abanyantege nke, abarenganyijwe, abatagishoboye kugenda, mbese nk'aho mwana. Abo bana bafite akabuye mu rukweto kabujije kugenda. Akabuye rero gashobora gusobanura mu buzima bwacu bwa buri munsi icyaha kitujomba. Nubwo wakita gito bwose, ariko gishobora kukujegeza, kikakubuza kwambuka, kikakubuza ishuri, kikakubuza akazi, cyaha kikuzanira umuvumo, kikakuzitira ku rugendo, ariko ndavuga urugendo rugana mu ijuru, kikakubuza amahoro. Ngako kakabuye. Ese mubyeyi, hari nimero z'Imana ugira? Hari nimero z'Imana uraga abana bawe? Imana yacu rero irenze umupolisi, iratwumvira birenze. Kabaragaho kakujombye, kwaba ari ugusitara usitaye, ukwiyitabaje kose iraza ikagutabara. Upfa gusa kuba wayihamagaye. Ufite nimero z'Imana. Isengesho. Umubyeyi mwiza araga umwana we Imana, akamuraga isengesho. Ati mwana wanjye, ikibazo cyose uzagera ku rugendo, mu nzira, mu buzima, hamagara Imana, tabaza Imana, genda upfukamusenge, wikwiheba. Imana irakumvira kandi izagutabara. Pfukamusenge ubwire Imana ibikugoye byose. Ayo mabuye, ayo mahwa, ayo macupa, ibyo byose bikujomba, ibyo bibazo byanze gukemuka, bikakubangamira ku rugendo, bibwire Yesu. Tabaza izina rya Yesu, bibwire Yesu pe. Yesu ni umwana mwiza wumvira, nta gasuzuguro agira. Izina rye niryo dukirizwamo, izina rya Yesu. Uzarihamagare ubundi urebe ukuntu ayitaza, kurenza yewe n'umuvuduko w'agaca na za pandagare. Yesu, Yesu, Yesu. Iyo nimero ntigivaho. Accessible à tout le moment. Yesu ntabwo yitwa Sa Majesté, bawundi ushobora kwirirwa ushaka ntubabone, babayobozi batajya baboneka kuri tele cyangwa mu biro, umwaka ukarindwi ushira utaramubona. Oya, ahubwo Yesu we ni sa disponibilité, araboneka. Iyo nimero ntishobora kubura kuri rezo, ihora ku murongo buri munsi, buri kanya. Keretse abatazi guhamagara cyangwa bakibeshya kuri nimero, babandi nabo bahamagara ikuzimu. Nawe muvandimwe, ntugasuzugura Imana ngo uyigumureho, uyivovotere mu bibazo uhuye nabyo, uyigomekeho, ujya kwiyandavuza. Oya, ahubwo wumvira abakuyobora, abato n'abakuru bumvire, urungano, ubumvire ukora icyiza bakubwiye, ndetse n'ibindi nawe ubwirije byiza. Ibyo bizagufasha kwegera Imana no kuyumvira, uba umuntu mwiza buri munsi. Yesu, uyu munsi nanze kuguma mu bucakara bw'agasuzuguro, umpe kumvira bankuriye, abo tungana n'abari munsi yanjye, nk'uko nawe ujya unyumvira kandi uri Imana. Ngiye nkaba umuntu woroheje, umwana muto. Yesu wumviye kugeza gupfa, nanjye mpe gukumvira buri munsi. Amen. Mwese mbifurije imigisha n'amahoro by'Imana, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.